Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ni Marie Chantal Nimugire ubaramutsa. Iyi ni ya gahunda nziza tuganira ijambo ry'Imana binyuze muri programme ya Saveur Divine. Reka rero tuganire ku ijambo dufite muri iki cyumweru, ijambo ryiza cyane rivuga uburyo Imana ari Imana yacu, ibana natwe mu bihe byose kandi na hose. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 2 tugeze ku murongo wa 5. Haravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa ho inshungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe. Kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nshimye ko dusoma iyi mirongo yindi ikurikira, kuko nsomye nasanze byuzuza cyane uriya murongo wa 3. Iri jambo ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo ririmo isezerano rikomeye Imana yahaye Isirayeli. Ariko uyu munsi iri jambo iyo turihawe nk'abana b'Imana, tuba turihawe ari ijambo rije mu buzima bwacu ritubwira ko Imana iri kumwe natwe. Usubiyemo ya magambo ugasoma neza witonze ukanayatekerezaho, usanga hano Imana yaravuze ibintu bikomeye, yavuze ibihe bikomeye. Ivuga nuca mu mazi, guca mu mazi, ivuga guca mu migezi. Hari ibintu ku isi tuzi biteye ubwoba. Umuntu akubwiye ngo uca mu mazi, ca mu mugezi, umugezi urimo umuhengeri, umugezi amazi menshi, arimo inyamaswa, harimo umuyaga mwinshi, harimo imbeho nyinshi, harehare, ahantu harehare ubundi umuntu atabaho. Ni ibintu biteye ubwoba. Uvuze rero ngo guca mu migezi, guca mu mazi, ni ibihe bikomeye. Hakazamo noneho n'ikindi kintu kivuga guca mu muriro. Umuriro twese turahuzi umuriro icyo ukora, turabizi, tujya tubona abawurokotse uko bawuvamo bameze. Ariko umuriro nawe ni ikintu giteye ubwoba, ni ikintu giteye ubwoba. Ni urupfu guhura n'umuriro. Abantu barahunga, badashoboye guhunga ntago basigara barokoka. Rero ibi bigereranyo by'amazi, amazi asuma, amazi menshi kuyanyuramo, cyangwa se uwo muriro, bigereranywa n'ibihe bikomeye. Ibihe bikomeye, ibihe byari guhitana umuntu, ariko Imana ikavuga ngo ntubitinye. Oh haleluya, ngo Imana izaba iri kumwe natwe. Muri Bibiliya dusangamo
abasore 3 bigeze kujugunywa mu itanura ry'umuriro ntibapfa ntibashya, kandi ko bajugunywemo intego yari yo kubica ariko ntibashya. Ni ikigereranyo cy'uko Imana ishoboye kukurokora mu bintu byari byo kukwica, ari nacyo byari bigamije, ariko ukabaho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ijambo rikavuga ngo kuko ndi Uwiteka, akavuga ngo ndi umukiza wawe. Amen. Imana ishimwe cyane. Hari ahantu nakunze cyane harimo hagaragaza ko Imana ifite ibintu ishobora gutanga, ifite ibintu ishobora kwemera ko bitambuka cyangwa se n'abantu n'iki, kugira ngo wowe ukire, kugira ngo wowe umere neza, kugira ngo wowe igutabare. Hakabamo ijambo rivuga ngo nakunze rigaragaza uru rukundo, rugaragaza uyu muntu witaweho gutya ni muntu ki. Iriya jambo ryavuze ngo kuko wambereye inkoramutima. Haleluya. Wambereye inkoramutima, wambereye imfura, wambereye umwana mwiza, wambereye inshuti nziza, wambereye uwo ntakuraho umutima. Ni ukuvuga kuba Imana ihagararanye n'uyu muntu n'ubu bwoko ikavuga iri jambo, ni ukubera abo bantu abo bari bo. Iri jambo urisomye wakwibaza ngo mbega ese nawe uri inkoramutima, ese ndi inkoramutima nanjye y'Imana, ku buryo iri jambo ndisomye ntarisoma gusa mvuga ngo Imana nica mu muriro izandinda ntacyo nzaba, ninyura mu mazi ariko se ndi inkoramutima. Imana idufashe cyane kugira ngo Imana igere ahantu ishobora kuvuga ijambo, ivuge koko ibyo izadukorera, ivuge koko ibyo ikora, kuko yarabikoze bitangaje bikomeye, n'uyu munsi irimo irabikora kandi izanabikora. Ariko muri ayo magambo inavuga, ivuga uburyo turi inkoramutima. Haleluya. Hari ahantu yavuze Imana ivuga ijambo rikomeye, yavuga ngo kandi ngo ukaba uwo kubahwa nanjye. Ibaze kugera ahantu Imana ivuga ijambo ikavuga ngo uri uwo kubahwa, Imana nayo ikakubaha. Abantu tujya twubahwa n'abantu twumva nibyo kandi ni byiza, kandi kubahwa ni byiza, kandi wubahwa kubera uwo uriwe, wubahwa kubera ibyo ukora, wubahwa kubera uko wifata, wubahwa kubera umumaro ufite. Ariko noneho ibaze kugera ahantu Imana nayo ivuga ngo uri inkoramutima, ariko kandi si nturi n'inkoramutima gusa, ngeze ku rwego uwo kubahwa kuri njye Imana, ngewe umuremyi wawe, ngewe Uwiteka Imana yawe, nkakubaha, nkanabikubwira ko nkubaha kandi nkagukunda. Kubera iyo mpamvu nkaba nakwemera ibi byose, nkaba nakwemera nkahagarara muri ayo mazi yaje asuma yendaga kuguhitana, muri uwo muriro wari uwo kugukongora ukakumaraho, muri izo ngabo zari ziguhagurukiye n'ibintu byari biguhagurukiye, izo ndwara, ibyo bitero, ibyo bintu byinshi byari bije, ariko Uwiteka agahagarara agahamya ngo kubera kuri inkoramutima, kubera kuri uri uwo kubahwa, nkakubaha kubera uwo uriwe, nkagukunda, nzemera hagira ibigenda, nzemera ngira ibyo nkura mu nzira kubera kuri inkoramutima. Haleluya. Ndanezerewe kubwira ijambo. Ni ijambo ryiza cyane kandi n'isezerano ryiza. Harangiza uriya murongo dusomye hakavuga ngo ntutinye kubera ko umaze kumenya icyo nkubwira, umaze kumenya kuri kumwe nanjye muri byose na hose, byaba bikomeye byaba woroheje, ukaba umenya icyo Imana igutekerezaho. Noneho rero ntutinye. Twakira ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryiza, nanjye riramfashije, kandi nawe ndibaza ko aho uri bwongere kugufasha. Imana iduhana umugisha.
data turagushimiye, tugushimiye ko uri data wa twese, tugushimiye ko udukunda, kandi tugushimiye ko muri uru rukundo dukunda ujya ubitubwira, ukabitubwira neza, ukabyerura, ukabihamya, ukabivuga. Uri data mwiza, icyubahiro ni icyawe. Tugushimiye ko uganirije imitima yacu, kubwira ijambo, ukongera kutugirira neza, nuko abana bawe bose baryumvise bongere kwakira ihumure, bongere kwakira amahoro, kwizera kwabo kugwire, bamenye ko aho bari hose n'aho baca hose bari kumwe nawe, kandi ukomeze kubiyereka, babone ikimenyetso cy'ibyiza, bongere kubona ubarokora, bongere kubona ubakiza, bongere kubona haleluya ineza yawe n'imbabazi zawe nyinshi. Tugushimiye kuri mwiza, kandi ibyo uvuga no kubikora urabikora. Tuguhaye icyubahiro ku byo wakoze, tuguhaye icyubahiro ku byo urimo gukora ndetse n'ibyo uzakora. Uhabwe icyubahiro data, mu izina rya Yesu, amen. Amahoro y'Imana agumane namwe bene data, mukomeze kugira icyumweru cyiza. Imana ibahe umugisha, amen.